nongeye kwifuriza kugira ibihe byiza kuri 21 Sera TV. Byumva kuri micro ni kimwe ibisanzwe. Atayari Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda atangaje ko yinjiye mu kibazo cya moto z'amashanyarazi z'uruganda rwa SPIRO. Ziro zimaze igihe zishinzwe ibibazo bitandukanye bijyanye n'ubuziranenge bwazo, mwagiye mubibona mu minsi igiye itandukanye. Moto z'uruganda rero ni zimwe mu zimaze kumenyekana ku isoko ry'u Rwanda, cyane cyane kuva rwafata icyemezo cyo kwimakaza ikoreshwa ry'ibinyabiziga by'amashanyarazi. Mu ntenge abakoresha moto za SPIRO cyane cyane abamotari bamaze igihe bagaragaza ko harimo ikibazo cya bateri zishyuha cyane, kuba zitakibika umuriro igihe kinini ndetse no kuba bakeneye ibikoresho byo gusimbuza igihe ibindi byangiritse bagurwa no kubibona. Ibibazo bya bateri rero ngo bishobora no kugira ingaruka kuri ferizi y'imoto n'ibindi byinshi cyane. Mu itangazo Minicom yashyize hanze kuri tariki 11 Ugushyingo umwaka wa 2025 yavuze ko Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda Minicom iramenyesha abanyarwanda ko yakiriye ibibazo byagaragajwe n'abakiriya ba SPIRO kandi ko ku bufatanye na RICA, RSSB, RURA na Minifra biri gukurikiranwa kugira ngo bishakirwe ibisubizo. Binyuze mu itangazo SPIRO yashyize hanze kuri tariki 8 Ugushyingo umwaka wa 2025 yavuze ko izimwe mu bibazo moto zayo zifite zishimangira ko hari n'ibyo atagiye gushakira umuti. Itangazo yashyize hanze yakomeje igira ati hari bateri zishobora kugira ibibazo, ariko iyo bigaragaye zihita zihindurwa ndetse ibikorwa bikomeje byo kuzivugurura byahinduye ibikorere yazo. Uruganda rwavuze ku kibazo cyakunze kuba cyo kubura ibikoresho by'izi moto cyakemuwe, kandi gufungura ikigo giteranya izi moto mu Rwanda byoroheje bijyanye na serivisi zo kuzanika. SPIRO yatangiye gukora mu Rwanda mu mwaka wa 2022 murabyibuka. Kuva icyo gihe moto uzayi zirenga 1300 zibarirwa mu mihanda yo hirya no hino mu bihugu. Ngaye nguko njye wumva kuri micro ni Kim, anytime is night kugezaho amakuru y'ibyiro bizenguruka kuri iyi mihanda social media ndetse n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye.